munsi ku isaha saa 4 ariko birangiye utabaye. Ubundi aho ngaho kuri stade Amahoro bimeze gute dore ko namaze kureba umukino wa Al Hilal ndetse n'ikipe ikomeye cyane ya RS Berkane, bigenze bite kuri stade bimeze gute? Icyari cy'ikipe kigeranye n'abafana n'ubwitabire ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport bo bari baje bigendanye na ekipe yari yahageze ibisabwa byose kugira ngo match itangire, yaba imyitozo mbere y'umukino yaba gusohoka mu kibuga ari kumwe n'abasifuzi byose byabaye. Sofa ekipe ya Rayon Sport iri mu kibuga yamaze gusohoka, abasifuzi bari ahari nabo bari mu kanama kabo. Ikigaragara cyo nk'uko byatangiye biwiswe bivuga ku ikipe ya Gasogi United itari buze kugera kuri iki kibuga kuri Amahoro Stadium, niko byaje kugenda kugeza amagingo aya nta muntu n'umwe muri Gasogi United wari. Ubwo igisigaye ni ukurikiza itegeko rivuga iki, ariko icyari cyangwa se ukuri kwari no ku ikipe ya Gasogi United igomba kuza guhita iterwa amaga. Ubona ko nta kindi kintu abasifuzi bashobora gukora, icyari akanama barimo no gutegereza iminota yagenwe na FIFA igihe ekipe ibuze bakayitera amaga abareba 5-3. Hanyuma nk'umuntu uri kuri stade nibyo koko, ese iyo mpaga yabishingiye kuki? Iyo mpaga ubundi nyine ni iki kintu gifatika yabishingiyeho ku buryo n'umuntu udukurikiye cyangwa se kuno umupira w'amaguru mu Rwanda yakumva koko nyine yabitewe bya nyabyo, cyangwa se unarebe no ku mpande zombi nk'umuntu uri kuri stade hari abandi banyamupira benshi cyane, haravugwa ibiki mu banyamupira? Ese nta muntu n'umwe muri Gasogi wabonye ku kibuga usibye abareyo? Nta wundi muntu wo muri Gasogi waba wabonye? NDP icyari igora ku ekipe ya Gasogi United binagendanye n'abafana, nta mufana n'umwe uhari, nta fanhor n'imwe hari ikipe ya Gasogi United. Icyari rero mu makuru cyangwa se mu byo nagiye numva mu byumvirizo mu biva mu banyamupira ndetse n'abandi benshi bana no ku kibuga bivugwa ko ngo ari uburyo byakozwe n'ikipe ya Hilal bifatanyijemo. Ubwo Rwanda Premier League birumvikana kugira ngo Hilal ibone abafana, baravuga ati match ijyanye mwayishyira nyuma y'yacu, ariko bikavuga ko hari agafaranga ikipe ya Rayon Sport yakenyerejweho kabisa ukagera kuri miliyoni 40, ngikaba ngo yarakariye yonyine, ngikaba itarigeze ikiri kimarira Gasogi United, ngo bikaza guhita bituma Gasogi rero yivumbura aho gita ku gafaranga. Natwe tudakoraho biraza kuba bibyara ibindi ntago tuhagera. Ibyo ni ibivugwa hano mu banyamupira bari hano benshi NDP ni wakwemera niba ari ukuri 100%, ariko nawe ntiwabikereza kuko ni inkuru ihuriweho hafi na 70% bari muri stade hano. Hanyuma ubwo mpita nkurekura kugira ngo dute tunagenda kuri iki kibuga. Aka kanya nyine abakinnyi bareyo bari baje, abatoza, abasifuzi, nyine Gasogi yabuze yonyine, abandi bose ibintu byose hariyo icyuzi cyo kugira ngo umukino utangire. Rayon Sport yagikoze, ababencheri baricaye, abatoza baricaye, ubwo barangajwe imbere na Romain Marcel birumvikana umutoza mukuru w'umugoroba. Rayon Sport yambaye jezi z'ubururu dede kabisa, muzamu kwizerari, abakinnyi mu kibuga barimo barahererekanya agapira kugira ngo badakonja. Abasifuzi nabo bakoze uruziga neza ku murongo w'ikibuga mo kabiri, bari mu kanama. Igisigaye ndetse no gutegereza iminota yagenwe n'umukino, akenshi undi bari iminota 15, ubwo irangiye ekipe yitwa Gasogi United itaragaragara kuri iki kibuga. Automatically ni forfait n'ibitego 3 ku busa. Rayon Sport cyo mu manota 3 n'ibitego 3, ubwo bivuga ko yabitsinze mugoroba. Ubwo nuko gahunda zimeze, nta kindi n'umwanzuro mbona uri buze gukurikiraho. Hanyuma nimba hari ikindi naba ntakuba n'utundi tw'ingenzi udutaye duto ku tundi turi buze kuboneka hano gato, niyo mpamvu ni hano. Kandi ngira ngo icyo tugomba kwizeza abanyarwanda, iyo game ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Atletico Madrid ndabamara inshallah. Ubwo utundi tudetaye wenda duto turi buze kuboneka nyuma gato yuko tumaze kuvugana, ndaza n'umwongeraho muri match kuko nanjye ndaje rwose. Fosinye dusoza nticyaba ari cyasha ku mupira w'amaguru mu Rwanda Gasogi yamuze itewe impaka. Bo nanjye njyewe reka mvuge opinion yanjye, igitekerezo cyanjye. Ntekereza ko vraiment ku muntu nka Kensi ufite vision yo gufasha uyu mupira wacu nk'uko ajya bivuga, ntabwo bikwiye ko yabura ku kibuga ku mpamvu iyo ariyo yose. Umupira ugomba gukinwa, nta makosa, nta muntu ugira inama umukire, sibyo? Ariko in my opinion Kensi hano ntabwo abaniye umupira. Niba avuga ko yifuza kwireme n'umwe mu member ba Rwanda Premier League, ubushize singiye muri donc mu kibazo mindani tuzagira uburyo tuzagisesengura, ariko niba last time byarabayeho ko Gasogi izahangaha kubera match yari Hilal ikazana na Kiyovu ntigira ikibona, sinumva Kensi impamvu yo kuba bon
baravuga ngo ni rights, ni uburenganzira ku giti cye n'ibyo, ariko franchement parlant Gasogi na Kenesi wanengushye, ariko nawe ushobora wenda kuzamwumva agatanga impamvu ze si nkorajijuma yihuse, ariko atengushya abantu nyine, abantu twatwaje tuje kwinjoyinga umupira, abantu bareka umupira wabura no muri ya scenario ya Senegal na Maroc, abantu baba mugende mukine umupira ubereho gukina, ahubwo ibindi ukazabirekrama nyuma. nka Kenesi agira ijwi ryumvikana, ashobora kubabwira ati ibi bintu uko mubikora sibyo, ariko kina mufana wa Murera ari yishyuye amafaranga aje kureba match, ntabwo yaje kureba Maga, kandi Kenesi na Gasogi mpamya ko niyo Maga bashobora kwica. NDP icyari igora kuri equipe ya Gasogi United binagendanye n'abafana, nta mufana n'umwe uhari, na Bangor nimwe hari ikipe ya Gasogi United. Icyari rero mu makuru cyangwa se mu byo nagiye numva mu byumvirizo mu biva mu banyamupira ndetse n'abandi benshi hano ku kibuga, bivugwa ko ngo ari uburyo byakozwe n'ikipe ya Hilal bifatanyijemo, ubwo Rwanda Premier League birumvikana kugira ngo Hilal ibone abafana, baravuga ati match ijyanye mwayishyira nyuma y'iyacu, ariko bikavuga ko hari agafaranga ikipe ya Rayon Sport yakenyerezweho kabisa ukagera kuri miliyoni 40, ikaba ngo yarakariye yonyine, ikaba itarigeze ikiri kimarira Gasogi United, ngo bikaza guhita bituma Gasogi rero yivumbura bagita ku gafaranga, natwe ntitugakoraho biraza kuba bibyara ibindi, ntabwo tuhagera. Ibyo ni ibivugwa hano mu banyamupira bari hano benshi. NDP ntiwakwemera niba ari ukuri 100%, ariko nawe ntiwabikereza kuko ni inkuru ihuriweho hafi na 70% bari muri stade hano. Hanyuma ubwo mpita nkurekura kugira ngo tute tunagenda kuri iki kibuga. Aka kanya nyine abakinnyi bareyo bari baje, abatoza, abasifuzi, nyine Gasogi yabuze yonyine, abandi bose ibintu byose byari hariyo icyuzi cyo kugira ngo umukino utangire. Rayon Sport yagikoze, ababenceri baricaye, abatoza baricaye, ubwo barangajwe imbere na Romain Marcel, birumvikana umutoza mukuru w'umugoroba. Rayon Sport yambaye jezi z'ubururu dede kabisa, muzamu kwizerari, abakinnyi mu kibuga barimo barahererekanya agapira kugira ngo badakonja, abasifuzi nabo bakoze uruziga neza ku mirongo y'ikibuga mo kabiri, bari mu kanama. Igisigaye NDP no gutegereza iminota yagenwe n'umukino, akenshi undi bari iminota 15, ubwo irangiye kipe yitwa Gasogi United itaragaragara kuri iki kibuga. Automatically ni forfait n'ibitego 3 ku busa, Rayon Sport amanota 3 n'ibitego 3, ubwo bivuga ko yabitsinze mugoroba. Ubwo nuko gahunda zimeze, nta kindi n'umwanzuro mbona uri buze gukurikira wacu nk'uko ajya bivuga, ntabwo bikwiye ko yabura ku kibuga ku mpamvu iyo ariyo yose. Umupira ugomba gukinwa, nta makosa, nta muntu ugira inama umukire, sibyo? Ariko in my opinion Kenesi hano ntabwo abaniye umupira. Niba avuga ko yifuza ko Ireme n'umwe mu bamemba ba Rwanda Premier League, ubushize singiye muri donc mu kibazo mindani tuzagira uburyo tuzagisesengura, ariko niba last time byarabayeho ko Gasogi izaha ngaha kubera match ya Hilal ikazana na Kiyovu ntigira ikibona, sinumva Kenesi impamvu yo kuba baravuga ngo ni rights, ni uburenganzira ku giti cye n'ibyo, ariko franchement parlant Gasogi na Kenesi wanengushye, ariko nawe ushobora wenda kuzamwumva agatanga impamvu ze si nkorajijuma yihuse, ariko atengushya abantu nyine, abantu twatwaje tuje kwinjoyinga umupira, abantu bareka umupira wabura no muri ya scenario ya Senegal na Maroc, abantu baba mugende mukine umupira ubereho gukina, ahubwo ibindi ukazabirekrama nyuma. nka Kenesi agira ijwi ryumvikana, ashobora kubabwira ati ibi bintu uko mubikora sibyo, ariko kina mufana wa Murera ari yishyuye amafaranga aje kureba match, ntabwo yaje kureba Maga, kandi Kenesi na Gasogi mpamya ko niyo Maga bashobora kwirya.